barazwi bakoze ibikorwa byatumye bamenyekana isi bazi nk'ibirangirire. Not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America. We are one people, all of us defending the United States of America. Benshi bizera ko bavukiye kuyobora isi. J'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays. Gib du jetzt eine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Abandi baharaniye kuba intwari za rubanda. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Ukurikira ikiganiro The Biography umenye ubuzima n'ibikorwa byaranze benshi mu bamamaye kubera ibikorwa by'indashyikirwa bagezeho. Mu myaka y'1970 igihugu cya Uganda cyari mu bihugu bike ku isi byari biyobowe n'abaperezida wagereranya n'Imana mu isi, bisobanuye ko yakoraga icyo ashatse igihe yagishakiye atanitaye ku ngaruka ibyo ari gukora byashoboraga kugira ku baturage ayoboye. Niyo wajya mu bihugu byo hakurya y'amazi magari uzasanga izina ry'uyu mugabo rizwi na benshi, ahanini bishingiye ku byemezo n'ibikorwa benshi bise iby'ubusazi byamuranze mu gihe cye. Azwi nk'umwe mu banyagitugu babayeho kurusha abandi mu baperezida bayoboye ibihugu byo muri Afurika kugeza ubu. IDI AMINI DADA. Iki ni ikiganiro The Biography. Ngendi Eric Ian Shema. IDI AMINI DADA ntihazwi neza igihe yavukiye, usibye ko bikekwa ko yavutse muhagana mu 1925. Aho yavukiyeho ni mu gace kazwi nka Koboko, ni mu ntara ya West Nile Province mu gihugu cya Uganda. Ise umubyara yitwaga Kankwa. Uyu yaje no guta umuryango Amini akiri muto maze atangira kurerwa na nyina wari umworozi w'amatungo. IDI AMINI DADA yakuze aragira ihene za nyina, ndetse yaje no kuba umuyoboke w'akadasohoka w'idini rya Islam akiri muto. Hanyuma atangira ishuri nk'abandi bana bose. Ageze mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye yaje guhita ajya mu gisirikare mu ishuri ry'abakoloni b'Abongereza King's African Rifles mu 1946. Amini yaje kuba umwe mu basirikare bari bakunzwe n'abigisha babo, ahanini bishingiye ku gihagararo yari afite. Yari muremure cyane kandi afite imbaraga nyinshi, bigatuma imyitozo ya gisirikare ayikora mu buryo bumworoheye. Ikindi kandi Amini yarazi neza kuvuga ururimi rw'igiswahili, akaba umuhanga mu bijyanye no koga, gukina rugubi ndetse n'iteramakofe. Niba utari unabizi, IDI AMINI DADA yabaye champion mu mukino w'iteramakofe mu 1951, amara imyaka 9 nta uramukura kuri uwo mwanya mu gihugu cya Uganda. Mu 1949 IDI AMINI DADA yaje kuzamurwa mu ntera abakaporari. Mbere gato yuko ninjira mu bijyanye nuko uyu mugabo witwaga umubazi w'Abagande, the Butcher of Uganda, yabaye perezida w'iki gihugu, reka mbanze nkubwire gato ku mubano na Milton Obote ari nawe yaje guhirika ku butegetsi kugira ngo abe perezida. Mwasaga mu 1950 IDI AMINI DADA yarwanye intambara abakoloni b'Abongereza bari bahanganyemo n'umutwe witwaga Mau Mau African Freedom Fighters wakomokaga muri Kenya, ukaba wari ufite intego yo gutembagaza ubukoloni bw'Abongereza. Bityo rero Amini yari umwe mu basirikare barwaniraga bagashaka buhake b'Abongereza. Urugamba rwanatumye aba igihangange bitewe no kuba yari umwe mu basirikare bari bafite ubugome cyane ku rugamba, bituma azamurwa mu ntera kuko mu 1951 yaje guhabwa ipeti rya serija, naho mu 1933 agira Lance Corporal. Mu 1958 ahabwa ipeti rya Sergeant Major cyangwa se Sergeant Major, ndetse muri uwo mwaka yaje no kuba Platoon Commander muri icyo gihe. Maze mu 1961 IDI AMINI DADA yaje kuba umwe mu basirikare babiri bo muri Uganda bari babaye abasirikare bakuru, aba officers cyangwa se aba officier, bahawe ipeti rya Lieutenant. Mu 1962 IDI AMINI DADA yaje kuba umwe mu basirikare bahagaritse ubujura bwakorerwaga abaturage mu gace kazwi nka Karamoja, bukozwe n'udusiko twigometse ku butegetsi
ariko bitewe n'ibikorwa bya kinyamaswa yagaragaje muri icyo gihe byatumye abakoloni b'Abongereza bavuga ko akwiye gufatwa agatabwa muri yombi. Aza gukingirwa ikibaba na Apollo Milton Obote wari minisitiri w'intebe icyo gihe. Yavugiye mu ruhame avuga ko byaba ari ubusazi guta muri yombi umwe mu basirikare babiri b'abaofisiye bakomeye igihugu cya Uganda cyari gifite muri icyo gihe. Avuga ko ahubwo igihe cyari kigeze ngo abakoloni b'Abongereza babahe ubwigenge. Nyuma y'amezi make aho gutabwa muri yombi, Amini yaje kuzamurwa mu ntera agirwa kapiteni. Hanyuma y'umwaka umwe gusa byari bihagije ngo Idi Amin Dada abe abaye major. Mu 1963 Idi Amin Dada yaje gutoranywa nk'umwe mu basirikare bagombaga kujya kwihugura mu masomo ya gisirikare azwi nka Commanding Officers Course mu ishuri ryitwaga Wiltshire School of Infantry ni mu gihugu cy'Ubwongereza, bituma mu 1964 agirwa koloneli. Umubano wa Idi Amin Dada na Milton Obote watangiye mu buryo bweruye neza mu hasaga mu 1965 ubwo Amini yari mu basirikare bakuru muri Uganda ndetse akaba yaranagendaga azamurwa mu ntera hafi buri mwaka. Mu 1966 Milton Obote wari perezida yazamuye mu ntera Idi Amin Dada amugira chief staff, byaje kurangira amuhaye ipeti rya general major mu 1967. Umubano wa Idi Amin Dada na Milton Obote waje gutangira kuba agaterera nzamba mu 1968 ubwo Obote yagambanirwaga hafi no kwivuganwa, bituma Idi Amin Dada aza mu bambere bakekwagaho gushaka kwivugana Milton Obote. Kuva ubwo umubano wabo utangira kuba nk'uw'injangwe n'imbeba. Abakurikiranira hafi ibya politike ya Uganda na n'ubu ntibarabasha gusobanukirwa ikosa Milton Obote yakoze ryo kuzamura mu ntera Idi Amin Dada mu 1970 kandi yari mu bakekwaho kuba barashatse kumwivugana muri 1967. Amini yagizwe Chief General Staff w'igisirikare cya Uganda, bituma agira ububasha bwose ku ngabo za Uganda. Byanatumye nyuma y'amezi make Amini ari kuri uyu mwanya biba nko kuzimya buji, kuko muri Mutarama 1971 ku itariki ya 25 yahise ahirika ku butegetsi Milton Obote. Milton Obote ahita ahungira mu gihugu cya Tanzania. Idi Amin akigera ku butegetsi yakiranwe n'Abagande amaboko yombi. Uyu mugabo wari ufite igihagararo buri wese yibazagaho, akaba igikara cyane. Akiza Abagande bacitse ko ari we bari bategereje ngo azane impinduka mu gihugu. Ikindi cyanabateraga kumwibonamo nuko muri icyo gihe Amini yari umwe mu bayobozi b'ibihugu bisanzuraga cyane mu baturage, ndetse yashoboraga no kuba yaba ari kujya mu biro bye agaparika imodoka yarangiza agasuhuza abahisi n'abagenzi. Abagande bakomeje kugirira icyizere Idi Amin Dada ubwo yafunguraga imfungwa zose za politike, anizeza abaturage ko agiye gushyira ubuyobozi n'ubushobozi mu maboko yabo. Ibi byabaye nka cya kirura cyiyambitse uruhu rw'intama, kuko nyuma y'uko Abagande babyinaga ko babonye umuyobozi ugiye kubaha ukwishyira ukizana, rwa ruhu rw'intama yarukuyeho bya nyabyo abereka Idi Amin Dada uwo yari we. Nyuma gato yo gufungura imfungwa za politike, yaje gushyiraho agatsiko ke kari gashinzwe gukora ibyo avuze nta kumugisha inama, maze atangira kwica abari bashyigikiye Milton Obote aho bavaga bakagira, ndetse kwemeza ko atavugirwagamo. Yaje kwica Abanyamerika babiri bari mu iperereza ry'ubwicanyi bw'abarwanashyaka ba Milton Obote. Kuva ubwo yatangiye kwica uwo ashatse, agakiza uwo ashatse, agasambanya umugore ashatse. Ntawari gutinyuka kugira icyo amubwira kuko yari amaze kuvuga ko ari we tangiriro akaba n'iherezo rya Uganda. Mu 1972 yaje gucana umubano n'Ubwongereza ndetse n'igihugu cya Isiraheli, yanga inkunga yabo y'intwaro ibihugu byamuteraga. Abantu babonye ibyo akoze bati noneho Idi Amin Dada arasaze. Gusa nawe ntiyari ikigoryi muri icyo gihe kuko yari yizeye neza ko yabaye inshuti na Colonel Muammar Gaddafi wari perezida wa Libya. Yatangiye kumuha buri kintu cyose yari akeneye, bituma Amini yikomanga ku gatuza maze abyuka yirukana Abanyaziya bose bakoreraga ubucuruzi mu gihugu cya Uganda, harimo abakomokaga mu gihugu cy'Ubuhinde
ndetse n'igihugu cya Israel. Ubukungu bwa Uganda sukugwa bwarambaraye ku butaka bishingiye kuba nta gihugu na kimwe cyari kigitera inkunga kino gihugu. Kuva mu 1972 kugeza mu 1979 Idi Amin Dada yakoraga ibishoboka byose ngo agume ku butegetsi, nubwo yagaragaraga nk'igikomerezwa ariko nyamara yari umunyabwoba, kuko mu 1978 yatangiye kumva inkuru ngo y'akanyamasyo kari kamaze guhanura ko ingoma ye igiye kurangira, maze si ugushya ubwoba abyuka ahindura abamurindaga, asubika ingendo zose yari afite, yewe ahindura aho yararaga n'imodoka yagendagamo. Abayobozi b'ingabo bose arabahindura vuba vuba, anahita azamura imishahara y'abasirikare, ari nako abaha imitungo y'abanyaziya ibihumbi yaramaze kwirukana mu gihugu. Ibi byose akaba yarabikoraga ari nko kwigura ngo abasirikare batazamuhirika ku butegetsi. Muri uyu mwaka Amini yakoze ubugome kurusha indi myaka yose yaramaze ari perezida w'igihugu cya Uganda, kuko yishe ibihumbi by'abataravugaga rumwe ndetse nabo yakekaga bose arabarimbura. Amafaranga y'iki gihugu yose Idi Amin Dada yari yafashe ayashyira mu gisirikare. Ubukungu bwa Uganda busubira inyuma ku rwego buri muntu wese yibazaga iki gihugu kizagarukira. Ibikorwa by'ubucuruzi byari byarasubiye inyuma bishingiye ku kuba Idi Amin Dada yaramaze kwirukana abacuruzi bakoraga ibikorwa by'ishoramari bakomokaga muri Aziya no mu gihugu cy'Ubwongereza, yarangiza imitungo yabo akayihera bamwe mu basirikare, bakaba bari bibumbiye mu gatsiko kakoraga icyo avuze cyose. Niba ari ugupfa warapfaga kandi nta nkurikizi n'imwe. Imiryango mpuzamahanga yubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu yarasakuje igezeho irarekera. Ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa karindwi mu 1975 hatitawe ku iyicarubozo ryose yari arimo gukorera ibihumbi by'Abagande, yaje gutorerwa kuba umuyobozi wa Afurika Yunze Ubumwe, Organization of African Unity, aho kuba yakagombye kuba atabwa muri yombi ngo aryozwe ibyo yaramaze hafi imyaka 5 akorera abaturage ba Uganda, ahonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu isaha ku isaha, umunota ku wundi. Mu myaka ya za 70 Amini yaratangiye kunanirwa kuyobora iki gihugu bitewe n'uko ubukene mu baturage bwacaga ibintu. Ibihugu by'Abarabu yari yaracudise nabyo byaje gutangira kumwamagana bitewe n'uko yaramaze gukorera ibikorwa byinshi byo kwivugana bamwe mu bari bakomeye mu idini rya Islam. Icyo gihe byanatumye atangira kubura inkunga byamuteraga za gisirikare. Ibyaha yakoraga byari bimaze kuba byinshi, bituma yigira inama yo gutera igihugu cya Tanzania, avuga ko gicumbikiye umutwe w'inyeshyamba wari warigometse ku butegetsi bwe. Idi Amin Dada asa n'uwateze umutego mutindi ushibukana nyirawo, baje gutera Tanzania. Icyo gihe Tanzania yayoborwaga na Julius Nyerere, maze igisirikare cya Tanzania gifatanyije n'abasirikare bari bibumbiye mu mutwe w'inyeshyamba wari warahunze igihugu cya Uganda uyobowe na Milton Obote yari yarakuye ku butegetsi. Batangira gukubita inshuro abasirikare ba Idi Amin Dada, basubiza inyuma ingabo za Amini kugera bageze mu mujyi wa Kampala mu kwa kane ku itariki ya 11 1979. Milton Obote afashijwe n'ingabo za Tanzania aza kwihimura kuri Amini, nawe amuhirika ku butegetsi. Amini igihe yarasumbirijwe yabonye ko nta kindi yarasigaje, ahita afata indege yihuse ahungira kwa mucuti we Muammar Gaddafi mu gihugu cya Libya. Nubwo Gaddafi yari yarakoze ibishoboka byose ngo amutere inkunga muri rwo rugamba, ariko byaje kurangira Idi Amin Dada atsinzwe intambara. Gusa nyuma yaho yaje guhita ajya mu gihugu cya Arabia Saudite, ari naho yaje gupfira. Mu kanya gato ndagaruka nkubwira ibikorwa byatumye benshi bibaza niba Idi Amin Dada yari umusazi bitewe n'ibikorwa yakoze muri icyo gihe. Nkuko nari nabigarutseho kuwa 25 Mutarama mu 1971 Idi Amin Dada yahiritse ku butegetsi Milton Obote. Icyo gihe yahise avuga ko ari we perezida, ndetse ahita yiha n'ipeti rya generale mu gisirikare. Hashize umwaka umwe gusa mu 1972 ahita yiha ipeti rya nyuma mu mapeti ya gisirikare bya marishali. Ikindi yakoze ari perezida, yaje gutegeka ko Abagande bakomoka mu bwoko bw'Abarangi n'aba Ocholi ko bicwa. Aba akaba ari abari abarwanashyaka ba Milton Obote yaramaze guhirika ku butegetsi. Imibare igaragaza abaturage bishwe na Idi Amin Dada cyangwa itegeko rye ni 350.
Mu 1972 Idi Amini Dada yabyutse yarakaye arebye uburyo ubucuruzi muri Uganda bwari bwarigaruriwe n'abanyaziya abenshi bakomokaga mu gihugu cy'Ubuhinde, maze ahita ahambiriza abagera ku 55,000 afatira imitungo yabo we n'abambari be. Ikindi yakoze, yibye miliyari 1,500,000 mu kigega cy'Abanyamerika n'Abongereza kizwi nka US and British Foreign Aid, maze ayo mafaranga yose ayanyanyagiza mu kugura intwaro, anakuba gatatu umubare w'igisirikare yari afite mu gihugu cya Uganda. Uyu ni Idi Amini Dada we ubwe avuga ku by'umwanzuro we wo kwirukana abaturage bose batari abagande ku butaka bwa Uganda. I dream completely in Karamoja in August. Nari ndyamye ndi kuruhukira Karamoja maze nza kurota. Icyo gihe nahise mbyuka mu masaha ya 11 za mu gitondo mpita mfata umwanzuro wo kwirukana abaturage bose batari abanya-Uganda kuko bari bakomeje gukandamiza abanyagihugu mu bijyanye n'ubucuruzi. Rero nahise va mu rugo igitaraganya ntanafashe ibyo kurya bya mu gitondo mpita mbirukana nta ntiguza, kuko nibwo buryo bwonyine abaturage banjye bagombaga kugira agahenge mu by'ubukungu, kandi ubu barishimye. And it is true, today the people in Uganda are enjoying. So I took this decision for the economy of Uganda. And I must make sure that erega nafashe uyu mwanzuro kubw'ubukungu bw'abagande. Rero kuko nshaka ko iki gihugu kigira ubwigenge, nubwo abongereza bavuga ko baduhaye ubwigenge, ariko Uganda ntirigenga. Uganda izigenga igihe ngenda mu mihanda yose ya Kampala simbona abahinde nkabona ibara ry'umukara gusa, ndetse ibikorwa by'ishoramari bikomeye bigakorwa n'abaganda ubwabo. After I want to see that the whole Kampala street is not full of Indians. It must be proper black, and administration in those shops is run by the Ugandans. Kimwe mu byo yakoze bitazibagirana byanatumye amenyekana hirya no hino ku isi, harimo kwemerera ibyihebe byari byashimuse indege byakomokaga muri Palestina mu 1976. Abyemerera ko indege byari byashimuse igwa ku kibuga cy'indege cya Entebbe. Iyi ndege yari ya kompanyi yo gutwara abantu yakomokaga mu gihugu cy'Ubufaransa, ikaba yari yashimuswe iturutse mu gihugu cya Israel. Icyo gihe ibi byihebe byarayobeje maze bishimuta abagenzi bose bari bayirimo, abenshi bakaba barakomokaga mu gihugu cya Israel kuko ari naho yari yaje iturutse. Idi Amini Dada yabihaye ikaze ndetse abyemerera ubufasha bwose byari bikeneye. Abari bashimuswe baje gufungirwa ku kibuga cy'indege cya Entebbe mu gihugu cya Uganda. Leta ya Israel yagerageje kugirana ibiganiro by'amahoro na Idi Amini Dada kugira ngo arekure izo mfungwa ibyihebe byari byashimuse, ariko Idi Amini Dada aratsemba kugeza ubwo ku itariki ya 4 muri Nyakanga mu 1974 Israel yohereje abasirikare b'abakomando kubohoza izo mfungwa mwibanga. Akaba ari imwe muri operasiyo za gisirikare z'ubuhangana n'ubu abantu bose bakibazaho kuko imfungwa zose zabashije gutabarwa ndetse ibyo byihebe byose biricwa. Idi Amini Dada we yabyutse mu gitondo yumva inkuru yabaye agira ngo ni za filime za Hollywood tujye twumva. Idi Amini Dada yapfiriye mu gihugu cya Arabia Saudite. Ubusanzwe abagore bemewe yari afite bari abagore 5, ubu akaba abarirwa kuba byibura ngo yarabyaye abana bagera kuri 23. Kini kiganiro The Biography, ngendi Eric Ian Shema. Barazwi bakoze ibikorwa byatumye bamenyekana, isi bazi nk'ibirangirire. Not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America. We are one people, all of us defending the United States of America. Benshi bizera ko bavukiye kuyobora isi. J'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Abandi baharaniye kuba intwari za rubanda. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Ukurikira ikiganiro The Biography umenye ubuzima n'ibikorwa byaranze benshi mu bamamaye kubera ibikorwa by'indashyikirwa bagezeho.